ni kenshi nagiye ngerageza kwiyahura. Oh. Nahura n'umuntu nkamuganiza nkamubwira ariko ko njya numva ngo umuntu ngo iyo yiyahuye akanywa ibinini baramuvura agakira, cyangwa iyo ugiye mu mugozi bakakubona utarapfa bagukuramo ukabaho. Buriya nta bintu bibaho umuntu yavangavanga ku buryo bita bimwica direct, ku buryo nta minota ibamo yo kuvanga umuntu bamutabara. Ariko nyine ntibamenye impamvu icyo kiganiro mba nkizanye, kuko numvaga ngiye niyahura nzashaka ibintu biri buhite binyica ako kanya, noneho bwabo bari bugashira. Ubwo ntangira akazi umunsi wa mbere wa kabiri batangira kumbwira ati ibiryo ibi nibi kuki wabiriyeho. None se mabujana ari kurya iki? Naba mubaza akaba nkubise nkurushyi, ndavuga se niwe wamfashe yanjyana hanze amakondisiyo, arambwira ati rero ntiwemerewe kwicara muri salo, ushinzwe kugera mu nzu nini ukora kugira gute, ubundi ukinjira muri salo ninjoro uje kuryama mu ntebe yawe ugomba kuryamamo. Mama hari ahantu yabonye imyumbati ya make arayigura, niyo twakuraga tukarya. Ariko yararuraga pe, yararuraga ku buryo wabaga wayirya ninjoro ukararuruka ukenda gupfa cyangwa ikakumenagura umutwe ukabyuka umeze nk'umuntu waraye mu nzoga. Uwo mukobwa noneho kunzano yari yaranyeretse ahantu akora, arambwira ati rero nibigenda gutya na gutya uzaza ubwire zamu, ntuzakumange ngo winjire, utazanyirukanisha, uzaza ukomange ubwire zamu ko nshaka nzahita nza kukureba. Twongeye kuguha ikaze wowe udukurikira umunsi ku wundi, wowe ukurikira Ubuhamya TV. Reka twizere ko aho uherereye hagiye hatandukanye ukomeje kugenda ugubwa neza cyane. Wowe uri mu Rwanda turagusuhuje, wowe uri hanze y'u Rwanda turagusuhuje. Ushobora kuba uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ushobora kuba uri muri Canada, ushobora kuba uri German, ushobora kuba uri mu Bufaransa, ushobora kuba uri Australia. Ahantu hose uherereye turagusuhuje cyane. Turabizi ko mudukurikira umunsi ku wundi. Nkuko rero mubimenyereye tugenda tukuzanira abatumirwa bagiye batandukanye, by'umwihariko nkuko channel yacu yitwa Ubuhamya TV, nta kindi tugenda tukuzanira uretse ubuhamya bugiye butandukanye. Akamaro rero cyangwa se intego ya channel yacu ni ukwigisha binyuze mu buhamya cyangwa se mu nkuru z'abandi bagenda batubwira. Hanyuma nanone kandi ni ubuvugizi ku bantu bafite ibibazo bitandukanye cyangwa se ku bantu bashaka gukorerwa ubuvugizi. Turahari kugira ngo tugende tubibafashamo. Nje nitwa Bizimana Obedi, nkuko mumaze kubimenyera tugenda tubana umunsi ku wundi, ariko iyo ndi hano buri gihe mba ndi kumwe n'umutumirwa kugira ngo tuze kugenda tuganira byinshi bitandukanye. Ni nayo mpamvu ubu ngubu rero nkuko muri kubireba imbere yanyu cyangwa se ku matelefone yanyu n'amateleviziyo yanyu, hari umuvandimwe tugiye kuba tuganira. Ariko mbere yuko tuganira byinshi reka tubanze tumuhe ikaze ku Buhamya TV. Tuguha ikaze. Murakoze cyane. Umeze ute? Ubu ngubu meze neza, aho Imana igejeje ikora mbaye nyishimiye. Ninde tugiye kuganira muri iki kiganiro? Amazina nitwa Ugira Imbabazi Teddy. Ndubatse, mfite umugabo n'abana 3. Kugaragara nk'umwana ukaba ufite abana 3. Washatse ufite imyaka ingahe? 24. Umukuru afite imyaka ingahe? Umukuru afite agiye kuzuza imyaka 6. Birumvikana. Hanyuma Teddy tugiye kuganira. Ubwo twaganiraga wambwiye ko ubuhamya bwawe butangira uvuka. Yego. Kubera iki ubuhamya bwawe butangira uvuka? Byagenze gute uvuka? Gira ngo umwanya no wawe. Impamvu nakoresheje ijambo rivuga ngo ubuhamya bwanjye butangira mvuka, bibaye byiza bwagatangiye ntaravuka cyangwa se bataranantwita, kubera yuko impamvu mvuze ngo mvuka nuko wenda ari byo bintu bishobora kumvikana. Ngewe ntangiye guca kenge, ntago nisanze wenda mvuga ngo ndi mu buzima bwiza. Nisanze ndi mu buzima bw'intambara bugoranye. Ngiye mureba hamvuka mu muryango w'abana 10, ariko turiho turi 4. Hapfuye abahungu gusa n'umukobwa umwe, dusigara turi abana 4 b'abakobwa. Ubwo ruwa kangahe? Ubwo mubariho twese ubwo ndi umwana wa 9. Umwana wa 9. Yego, kuko nkurikirwa n'umuhererezi. Yego. Rero ubuzima bwanjye nabayeho ngira inshuti imwe, niyo nabanye nayo, niyo nshuti itaransize. Ariyo inshuti ndi kuvuga si umuntu namarira,
kuko mu buzima bwose nagiye ncamo ntago nigeze njya kurira ngo mbura amarira. Igihe cyose nakiniraga kurira amarira narayabonaga. Igihe cyawe kinini wakimaze urira kurenza uko wakimaze wishimye? Wenda ubu navuga ngo nishimyemo kuko hari indi nshuti nabonye isimbura ayo marira, ariko ubundi ubuzima bwanjye bunini nubwo narize. Yego. Birumvikana ko ubuzima wakuriyemo ni ubuzima bugoye. Ubundi abo bana 10 byagenze gute kugira ngo hasigare abana 4? Ntago namenya ngo wenda bagiye bicwa n'iki, ariko mu makuru make mfite naba naraganiriye na mama nkabaza arumva navutse nyuma yabo bose yari abapfuye ari n'abakuru banjye. Ntago namenya wenda ngo uyu ngo yapfuye ngo yishwe n'iki ngo ibyagenze gutya. Urumva mama yagerageje kunsobanurira mu ncamake. Bagiye bapfa mu gihe gitandukanye? Yego, twavutse turi abana 10 ariko nta numwe uhuje n'undi papa. Buri mwana yaragiye afite papa we. Rero urumva kwisanga ubyaye abana bangana gutyo, ubyaranye n'abagabo bangana uko, muri societe bakwita ikirara, uba nk'igicibwa, uhabwa akato, usigara uri nyamwigendaho. Mbere rero nageragezaga gucira mama urubanza nkanamubwira ni kugira ngo tubeho nabi turuhe, n'uburara bwawe ntago wifashe neza, ariko mama akanyihorera hari wenda yabonaga ari ubwana cyangwa ntaraca akenge, ariko nyuma yagerageje kunsobanurira ndamwumva. Urabona hari ukuntu uca mu buzima ukabona nta muntu numwe ukwitayeho, nta wakumva. Noneho wa wundi ukwiyegereje muri bya bibazo ukavuga ngo byanga bikunda mbonye umuntu nkunda. Nibwo buryo mama yisanzemo bwo gushaka abagabo benshi. Yahuraga n'umuhumuriza akamubwira ko wadateye nk'abandi, bakabana igihe gito akamuhinduka akahava afite umwana cyangwa afite inda. Nubwo buryo mama yagiye acamo, ariko nta mwana yigeze ata, twese yaratureze. Abo bose bagiye bapfa ari bakuru. Umwana we w'imfura ye yari umukobwa. Yego. Aracyariho cyangwa yarapfuye? Yarapfuye. Yapfuye muri 94 na 5. Yego. Ngo yari afite ubukwe aravuga ati ntago nzambara imyenda yo mu cyaro, nzajya kugura imyenda I Kigali niyo nzambara. Yaje aje kureba imyenda baramutegereza baramubura. Nukuvuga we ntago ari mu bantu yapfushije ngo ashyingure. Nta nubwo azi umubiri we nawe yabonye? Ntawe yabonye. Uko yansobanuriye intambara nibwo yari ikirangira, hari akavuyo wumva ngo hatwikiye abantu, habaye urugomo runuru. Rero amakuru yabashije kwakira yakiriye ko ngo babafungiranye hano mu nzu bamena essence barabatwika. Urumva nta murambo yabonye, nta nandi makuru yabonye. Abandi rero nabo bagiye bapfa bari nko mu myaka 12 18. Nubwo buryo twasigaye turi 4. Yego. Hasigaye abakobwa 2 bo hagati, natwe 2 b'abahererezi, kuko nkurikirwa n'umuhererezi nkuko nabibabwiye. Ubwo se wambwiye ko muvuka muri abana 10? Yego. Ubwo kwiga byaraboroheye cyangwa se nta mahirwe mugize mugiye kwiga? Navuga ngo mu bana tuvukana ninjye ntiti yavutsemo, kuko ninjye wagerageje kwiga ngera mu wa mbere segonderi. Yego. Ubwo abandi bose ni primaire? Urumva kubera ubuzima twari tubayemo, umwana wigiraga hejuru akaba ari umwana wabasha gufata isuka, yahitaga ava mu ishuri kugira ngo afashe mama guhiga ibitunga barumunabe. Nubwo buryo batabashije kwiga. Ubwo menye ubwenge ngewe na musaza wanjye nakurikiraga, twarigaga. Umuhererezi unkurikiraho yari akiri mutoya, kuko urumva nari ndi mu myaka 7, unkurikira urumva yari akiri mutoya. Yego. Ubwo rero ninjye na musaza wanjye twigaga. Tugezemo hagati hari umwana mama yaje gufata ararera. Yari umwana warokotse nta famiye agira, yarabaga ahantu kwa nyirasenge aramwirukana, mama aramufata aba mu rugo muri ubwo buryo. Nyuma rero uwo mukobwa yaje ashaka I Butare. Mama aravuga ati rero jyana n'uyu murumuna wawe ugende mubane akumenyereze mu rugo rushya. Nubwo buryo navuye aho ngaho njya kubana n'uwo mukobwa mama yareraga yari yashingiye I Butare, ngiye kumutinyisha niko nabyita. Ngeze rero rimazeyo nk'amezi 2 nibwo bampamagaye barambwira ngo musaza wanjye nakurikiraga yarapfuye. Urumva sinamushyinguye, sinamuherukaga. Numva nyine simbashije kubyakira. Urumva turi abakobwa gusa, niwe musaza wanjye nari mfite.
nyine numva ntibishoboka, n'ubwana ndarira ndavuga nti buriya yabonye naramusize arababara, none dore arapfuye ni ukubera njye. Ubwo mva aho ngaho i Butare mpita ngaruka kuba mu rugo. Ubwo rero kuba mu rugo narakomeje. Butare se warigaga ubayo? Yego, bari banzuye yuko ngiye kugumayo kuko nagiye kumutinyisha ari muri vacances, banshakiye n'ibyangombwa natangiye no kwigayo. Icyo kintu rero kibaye kwiyakira birananira, nkajya mpora ndwaye. Mama aravuga ati buriya nagahinda kuko utakira ibyabaye, nkajya mbabwira ngiye ni mu njyane nshaka kureba niba kuko yarapfuye cyangwa muri kumbeshya. Nubwo buryo nagarutse mu rugo. Ubu komerezayo n'amasomo? Yego, nkomeza kwiga, ariko kwiga byari bigoranye. Twigaga ahantu kure mu cyaro, ubukora urugendo rurerure, wenda ubu byarahindutse kubera yuko bagiye begereza amashuri n'amavuriro abaturage. Ariko mbere twabaga twakora nk'urugendo rw'amasaha 3 cyangwa 4 tugiye ku ishuri. Mwabaga mu kahe gace kugira n'abadukurikiye bahatuye bahamenye? Ni mu karere ka Kamonyi, umurenge wa Mugina. Yego. Ubwo rero naje guca mu izo struggle, ntangira kubaho ubwo buzima. Nsubiye inyuma gatoya, mbere mama kiba ku ivuko, we yabaga mu nzu z'iwabo n'abo bana, ariko ngiye nkaba kwa mukadata kwa papa kuko papa yari yifashije. Naba nagiyeyo wenda najya gutaha akama nk'inyama kama ibiki ati ujyane mu rugo. Ngo munsi akabazi ko nimba ndi butahe bari burye neza. Urukundo rwa papa rarubonye? Yego, ariko narwo ndubona kanya gatoya. Yego. Ubwo rero nyuma mama abonye byanze nibwo yavuze ati ndabona twahindura icyerekezo tukajya gushakira ahandi ubuzima. Nibwo twavuye mu karere ka Ruhango tuza gutura mu karere ka Kamonyi. Tuhamaze igihe gitoya rero mama arambwira ngo papa yapfuye. Urumva mbese navukanye umwaka wo kutavuga ngo wenda runaka yapfuye mushyingure, ni inkuru numvaga. Urumva papa sinasubiye kumushyingura kuko mama yarambwiye ati nimba mukashara gufataga kuri papa wawe ariho, ubu noneho nta nzira yo gusubirayo wabona. Ndabyakira nyine, numva ko noneho nta wundi muntu mfite. Mama arambwira ati ubutesi wari ufite bugomba kugushiramo, bugomba kukuvamo, ntuzongere kunesha umutwe ngo kwaso iso yarapfuye nta wundi muntu usubirayo kureba. Ubwo narakomeje ndiga. Urumva musaza wanjye twajyanaga ku ishuri amaze gupfa, nkijyana. Noneho iyo uri umwana w'umukene nta muntu utagufataho ijambo, abakurya inkonji. Kuba baguha katoriya n'umwana w'umukene, ninde birukanye nta makayi utiyogoshesheje. Ubwo nibyo nari ngiye kwita nkubaza, kwiga ibikoresho byarabonekaga n'abavandimwe bawe? Ese nubwo watubwiye ngo ageze mu wa mbere segonderi, bwo ni bande bakwishyuriraga amafaranga? Mama wawe yarakwishyuriraga? Byagendaga gute? Ni ukuvuga nta mafaranga y'ishuri yabagaho kuko nigaga muri leta. Twatangaga amafaranga 5 y'ibiryo kuko twaryaga ku ishuri, ariko igitangaje nayo yaraburaga bakanyirukana. Ibice 150? Yego, akabura bakanyirukana. Ubwo nimba nabonye ikayi imwe, mama yanguriraga iriya kayi bita Musana y'impapuro 16, akayikatamo 2, akampa agapande kamwe akambwira ngo uzakigiremo neza ukarondereza nigashira nibwo nzaguha kandi. Nkajya ku ishuri. Ubwo urumva ngeze nko mu wa 4 batangiye kujya batubwira ngo ugomba kugira amakayi umubare uyu n'uyu, nta kuvanga noti. Yego. Ubwo rero iyo mama yabaga yakoze nk'umusire yaragendaga akangurira amakayi ya page 16, ubwo abandi bajyanye registre cyangwa andi makayi manini, ngewe iyo nabaga mfite yabaga ari page 48. Nabwo naragendaga amakayi ntiyabaga yuzuye, nkiga imitwe nkavuga okay iyi kayi reka wenda mate mpere hano, ikinyarwanda mpere inyuma, ku buryo tica naza ntazapfa kubimenya. Bajyaga kubivumbura haciyeho igihe. Nabwo kugira ngo babigufumbure hari nk'igihe wenda nk'umutica wa mate yazaga gukota amakayi akayatwara. Noneho w'ikinyarwanda yaza nkaburika yo kwandikamo. Yego, icyo gihe nkakubitwa kubera icyo ufite amakayi atuzuye. Nyine nkomeza gucamwe ubwo buzima. Iyo byandengaga rero nta yindi nshuti urumva nabaga nsigaranye, yari yayindi najyaga ahantu nkarira. Twaba tugiye wenda nko muri recreation gukina, n'abandi nko mu bandi bana nkenye nishimye nabyibagiwe, ntihabure nk'umwana duturanye akaza agahita avuga ngo muri gukina n'uyu mwana ngo uba ngo ahantu ameze gutya na gutya. Kuko tuvuye mu icumbi, mama yaje kugura inzu, agura ariko ikizu gihagaze,
kidasakaye, yakiguze niba ari 35,000, Mm. agenda yishyura gake gake. Rero twasakaye igihande kimwe n'amategura, ahandi ubushobozi burabura basakazaho ibirere n'ibibati. Rero hari nk'ukuntu twabaga turi gukina bagahita bavuga ngo uzi ko nguyu mwana ngo wabo ngo inzu yabo ngo iriho ibyatsi, Yo. nkahita rero nkiheza ku buryo niyo bambwiraga ngo tujye gukina nababwiraga ngo njye ntabwo nshaka gukina. Mm. mbaho nyine mu buzima bwo kwigunga. Twihuse narakomeje ndiga nza gutsinda icya leta mu wa 6. Birumvikana baguha n'ikigo. Yego. Bari bagoye kwiga he nimba ubyibuka? Mu Ruhango Ikibingo. Mama arambwira ati rero urabizi ibyo ntiwirirwa unabimpingutsaho kumbwira ngo watsinze, urabutaho n'ibyo kurya se watsinze urajya kwiga he? Ndamubwira nti ngiye ntabwo bishoboka, ngomba kujya kwiga kandi nkiga interina, abandi bana bakajya babona ngiye mfite varize nanjye bakabona yuko ubuzima bwahindutse. Arambwira ati rero inama nakugira uragenda usibire mu wa 6, wenda umwaka utanzaba nabonye ubushobozi. Urumva nk'umubyeyi we ntabwo ari kumbwira ko birangiye burundu, ahubwo yanyumvishaga ko ubutaha bizaba byakunze. Nibwo nagiye rero mbiganiriza umuryango w'abahereza nabagamo, barambwira bati ntabwo bishoboka, ntabwo waba witsindiye ngo nurangiza usubire gusibira, nta nubwo bakwemerera, ahubwo twebwe reka tugushakira ubushobozi bwo kujya 9 ugenda ukomeze wige. Numva nabyo ndabyishimiye, aho kugira ngo ngenda nsubire kuri cya kigo bansererezaga, noneho bajye bavuga ngo reba kubera ari agakene karatsinze ntikajya no kwiga. Naragiye barateranya, umukobwa umwe wari urimo yari afite ijipo ya kake nayambariraga mu gatuzi kagera ku birenge, arayimpa arambwira ati ubwo rero nibwo bushobozi mfite, biragusaba ko uhiga ikigo bigana kake n'umweru kugira ngo uniforme zorohe. Ikigo ndagihiga ndakibona, nari mfite n'ishati naririmbanaga muri abo bahereza, ubwo uniforme urumva bwo cyari gikemutse. Yego. Barakusanya rero bampa n'amafaranga yo kwiyandikisha, ntibuka umubare, ndagenda ndiyandikisha. Habamo umuntu umwe aritanga arambwira ati ngenda kugurira agakapu. Hari udukapu bitaga Arsenal, sinzi niba mutuzi, twakururagamo agashumi kabakorohereza tw'icyatsi, umuhondo. Barakanguriye ndishima, ndavuga nti nanjye ndasirimutse ngiye gusa n'abana bo mu bakire. Niko natwaragamo amakayi, kuba abandi barabaga bafite bage nziza ntabwo ibyo nari mbyitayeho. Nabonaga ko nanjye hari urundi rwego byanga bikunda nagezeho. Naragiye rero ndiga, ariko igihembwe kigezemo hagati batangira kunyirukanira Minerval. Kurumva bampaye amakayi, bampa n'iyo myenda nakwita uniforme, urumva ntizari zidoze kimwe n'izindi, yari jipo ifite pasuri inyuma ingera ku birenge, ishati urumva nyine zari uniforme zipapiriye. Batangira kunyirukana, bakanyirukana ku wa mbere, bakanyirukana ku wa kabiri. Ndangije ndatekereza ndavuga ariko ubundi ubu buzima nzabubamo kugeza ryari? Urumva primaire nuko nize na secondaire bigenze gutyo. Nibwo nice ndatekereza ndavuga ngo ariko uwakwigira i Kigali nkahiga amafaranga menshi nkayarunda, noneho nkazagaruka niyishyurira ishuri, nkajya nishyurira na murumuna wanjye, ko murumuna wanjye yari yarakuze nawe yaragiye mu ishuri. Ubwo se wari ufite inshuti i Kigali? Urumva nuko wabitekerezaga gusa? Ngewe nakuze nzi ko ngomba kwishakamo ibisubizo, kuko mama yarakubwiraga ati mu bagabo bose twabyaranye nta wampaye ikigoma, nta wampaye iposho ya saa sita cyangwa ninjoro, nishakamo ibisubizo. Utazamenya ubwenge ngo ajye amenya kwishakamo ibisubizo, isi zamubona azandarara. Nakuze rero nzi yuko umuntu agomba kubaho yishakamo ibisubizo. Ntago nari nzi nyine ngo hari abana bagira inshuti zibagira inama cyangwa ibiki. Numvaga ko umuntu wese nubwo mbona hari abagendana n'abandi ariko agomba kwishakamo igisubizo. Nubwo buryo nagombaga kubitekereza kandi nkarwana mpaka nkanabigeraho. Urumva n'ubwana numvaga ko nzayakorera akagwira. Ntago natekerezaga wenda ngo azagwira n'imyaka yaransize, ntago ibyo nabitekerezaga. Nubwo buryo rero natekereje, numva ko ngomba kujya i Kigali, mbibana mu mutima. Hashize igihe baranyirukana burundu, barambwira ngo utarabona Minerval n'amafaranga y'inyubako ntuzagaruke ku ishuri. Ubwo uraza bicara mu rugo? Ntago nicaraga, ntibyari kubaho kuko nakundaga kwiga. Baranyirukanaga bwacya nkasubirayo, bakanyirukana nkagenda nkicara nko mu kibuga, nyuma ya saa sita bakabona nagarutse mu ishuri.
ubwo rero ndabyibuka rimwe ariko wa gatanu mvuye ku ishuri naratashye. Hari ukuntu umuntu ava nk'i Kigali yagera mu cyaro abantu bose bagatangara, umukobwa wo kwa runaka yaje yavuye i Kigali. Naratashye ngeze mu rugo baravuga ngo uko umukobwa wo kwa runaka yavuye i Kigali ngo yabaye umuzungu. Wagiye i Kigali gute? Nizo nzira ndimo. Mpita mvuga nti byanga bikunda uwo muntu ngomba kujya kumureba akanjyana i Kigali. Yego. Nibwo naje ndamushaka, ari nimugoroba mvuye ku ishuri ndamubona, ndamubwira wamba bari ukanjyana i Kigali ko Imana yazaguha umugisha. Arambaza se ufite tike? Ndamubwira ngiye nta tike mfite ariko unjyanye nazakora nka kwishyura. Arambwira ati rero hari abantu benshi bantumye abakozi, wowe saa 11 ubu ngezeho nkujyane mu kazi. Naratashye ngeze mu rugo ntago nabibwiye mama. Nsubiye inyuma twabaga mu buzima ikintu cyaguraga make icyo gihe bwari ubugari. Mama yabaga yabonye amafaranga akagura ikiro cyaguraga 15, ndabyibuka cy'ubugari. Hari ryari nko muri 2000 na kangahe? Nko muri 2005. Yego. Noneho yaguraga nk'umufuka wa kilo 100 akawushesha akawutereka mu nzu. Nibwo bugari twaryaga saa 6 na nijoro mpaka bushize akazagura ubundi. Noneho rero muri iyo minsi navuga ngo twari dusa nkaho duhinduye ubuzima. Mama hari ahantu yabonye imyumbati ya make arayigura, niyo twakuraga tukarya. Ariko yararuraga pe, yararuraga ku buryo wabaga wayirya ninjoro ukararuruka ukenda gupfa cyangwa ikakumenagura umutwe ukabyuka umeze nk'umuntu waraye mu nzoga. Guse yari imyumbati imeze gute? Wasanga mwararyaga imyumbati mwiva mu bugari mukayirya? Naragakobwa gatangiye gupfundura amabere. Ntago nari nsobanukiwe wenda ngo imyumbati igira ya mazina, ariko icyo nibuka nuko yaruraga. Twarayifataga tukayiraza mu mazi bwacya tukayiteka. Yego. Ubwo rero naraje ndavuga mbonye igisubizo ngiye kujya i Kigali, ntago ndi bwongere kurya imyumbati irura. Ndarya udushyimbo gusa ejo nzarya neza i Kigali. Numvaga nyine mbonye ibisubizo. Ni ubwo buryo naryamye sinabibwira mama. Buracya mu gitondo urumva naraye ntasinziriye mvuga nti none nasinzira nkasanga wa muntu yansize ntabakinjyanye i Kigali. Ndazinduka mu gitondo mpamagara mama ndamubwira ma rero ngewe kuva mu ishuri ntago nabyakira, nta nubwo ubuzima tubayemo nazabukomeza. Nabonye umuntu njyana i Kigali ngiye kugenda nkorera amafaranga, we humura nzajya nkoherereza amafaranga wishyurire muri umuna wanjye n'ubuzima buzahita buhinduka, noneho nzagaruka nyuma nige. Mama rero yari wa muntu ukunda kuvuga amagambo maba hubutse, kubera urumva n'ibyo bikomere byose yaciyemo. Ntago yari wa mubyeyi uzi kukubwira ngo ihangane ngo bizagenda uko. We yakubwiraga amagambo aremereye ugakuramo iryo ugomba kumva. Yahise ambwira ngo hapfuye abazima hasigara mwebwe. Genda. Afata igiceri cy'ijana arakinagira arambwira ngo akira niyo tike nguhaye. Nafashe icyo giceri ntago nacyanze ndagifata ndagenda. Ukimara kumva amagambo umubyeyi wakwibwiriye mu mutwe wawe watekereje iki nubwo ari kiri muto? Nta kintu kirekire natekereje kuko amagambo mabi nari narayamenyereye. Ari ku ishuri ari abana twagendanaga araho nari ntuye ari mu rugo, nta amagambo mabi nari narayamenyereye kuko niyo nahuraga nayo. Urumva rero ntago nari kubitindaho, numvaga hari inzozi byanga bikunda zanjye ngiye kugeraho ubuzima bugahinduka. Nafashe icyo giceri ndagenda. Igitangaje imyenda nagiye i Kigali nambaye. Naje i Kigali nambaye uniforme, yaje ipigera ku birenge na ya shati. Ya indi abo mwasenganaga bari baguhaye? Bari barampaye. Ndaza nari nashyizemo n'utwenda tubiri mu mwako kakapu ka Arsenal. Urumva nicyo kintu cya VIP nari mfite sinari kugisiga. Niko napakinzemo imyenda ibiri kuko ndabyibuka nagiraga kenda banza ariyo uyu munsi bitangwa niba ari ziripendwa. Twebwe mu cyaro twabyitaga London. Nari mfite ka London bandodeshereje kishipo n'ishati ngiye kubatizwa mu bakatolike. Mfite n'ikanzu ya cotton niganaga primaire, ubwo nayo ni uniforme. Yego. Mfite niyo myenda niganaga. Rero nambaye izo uniforme mbika na ka London kanjye najyanaga gusenga ku cyumweru na ya uniforme niganaga primaire. Urumva niyo myenda nagiraga. Ndaza
ahita ambwira ngo ese ko wambaye uniforme ngo ntago bari butume ugenda barabona ko uri umunyeshuri utorotse ishuri. Ndavuga aho ya ahubwo twababeshya ko ngiye kwiga i Kigali urumva ntago babitindaho. Twarateze turaza tugeze i Kigali anjyana ahantu yari yamboneye akazi nsanga ni mu rugo narwo navuga ngo rukennye kuko babaga mu kazu gatoya ibintu ntarimenyereye mu cyaro nubwo nari umukene ariko inzu zo mu cyaro ziba ari nini pe. Kari icyumba na saro, muri saro hapanze ibijerekani urumva mu cyumba hose nabwinjiremo sinarinzi ngo bimezemo gute ariko amasafuriya y'imbabura ibijerekani ibintu byose byari bipanze aho hateyemo n'akatebe kamwe kantangiye ubuzima. Barambwira ngo rero tuzagutangiza 5,000. Ndishima numva na amafaranga menshi umvisha ukize yego ntangira kubara ku 5,000 babimpaye najya mbikuramo amafaranga yo kohereza nkagira nayo saving kuko nari nje mfite intego ko ngomba gusubira ku ishuri yego. yansize aho rero urumva aragiye sinzi aho akora nta nimero telefone mu rugo tugira nta nimero y'umuturanyi tugira urumva icyo gihe n'abantu bagiraga telefone bari bake nisanga noneho mu buzima bwo kuvuga ngo nta n'umuntu nzi n'inkenera no gutaha ndacaha. Aho hantu rero naho naje kuhahurira n'ishuri ubwo nari nzi ngo ishuri ry'ubuzima rirarangiye ahubwo navuga ngo ryari ritangiye. Natangiye akazi mabuja akambwira ati rero ngiye ninjoro nzajya nteka ibiryo ngo haye nibyo ibirayemo biba ari iby'abana banjye. Mabuja sinzi ngo yakoraga iki hari amajerekana aho nazindukaga nkajya kuvoma twavomaga kuri rya pombero ryo mu Gatenga kwa Karirosi nkayuzuza noneho urumva nabo bana babayeho muri ubwo buzima bibirirwaga bazerereye biyanduje nahoraga mu myenda mfura handi nagiye kumva noneho numva ngiye gupfa nkajya mu nzu nkarira. Ubwo se muri iyo nzu wararaga he? Nararaga mwako gatebe karaho muri saro. Yego hashize nk'ibyumweru 2 rero ndimo mvuga se nzabigenza gute nzafata umuhanda ngende urumva sinari bumenye ngo muri kaburimbo bambuka gutya. Nibwo wa mukobwa ni nk'Imana yamukomanze antekereza aravuga ati ariko reka nzajye kureba Teddy niba akazi yaragashoboye kuko urumva nta telefone ngo ari kumbaza ngo mu kazi bimeze gute. Nkimubona rero naramusimbukiye ndamuhobera ndarira ndavuga nti ntago ndi bukure kure ahantu mbayeho gutya sindya. Arambwiye se ko wananutse ndamubwira nyine bimeze gutya na gutya. Arambwira ati noneho nanjye ahantu nkora sinakujyana yo urumva ni mu bakire ahubwo wihangane nk'iminsi ngaye ndabana kuboneye akandi kazi. Ndahaguma cyakoza ntiyatinze nko mu minsi 2 araza arambwira ati rero fata imyenda yavuze tugende nakuboneye akandi kazi. Abaranjyana ubwo nuko navuye aho hantu anjyana ahandi hantu nsangaho ni mu gipangu kinini ni mu nzu nini ariko nsanga naho nzajya ndara muri saro mu ntebe. Ndavuga nti ntacyo uko biri hano ni mu bakire ngiye kujya ndya neza ngiye kubaho ubuzima bwiza. Nsanga hari umukecuru yari afite abakobwa 2 umwe yari umwarimu ndiga kaminuza afite n'umuhungu w'umusore wabaningaga ariko yabikoreragaho mu rugo. Yego. Ntangira akazi yari inzu nini natangira kuyikoropa nka saa moya nkayirangiza nka saa 3. Gukoropa ibikoni byo hanze gukora mu majaride barambwira ati tuzajya tuguhemba 7,000. Ndavuga nti nta kibazo. Noneho hari telefone za kera bitaga tuvugane mba narayibonye ku meza bita mvuga nta kibazo ningira n'ikibazo nzahamagara mu rugo se nari kubahamagara nagiraga nimero yabo nagiraga se telefone ariko nyine ubwana n'ubuturage nibyo bitekerezo nari mfite. Ubwo ntangira akazi umunsi wa mbere wa kabiri batangira kumbwira ati ibiryo ibi nibi kuki wabiriyeho. None se mabuja nari kurya iki naba mubaza akaba nkubise nk'urushyi ndavuga se za nkonje zo kwishuri ko mbona zinkurikiranye ibi bintu byo ni ibiki. Ubwo umukobwa umwe wigaga kaminuza niwe wamfashe yanjyana hanze amakondisiyo arambwira ati rero ntiwemerewe kwicara muri saro ushinzwe kugera mu nzu nini ukora kugira gute ubundi ukinjira muri saro ninjoro uje kuryama mu ntebe yawe ugomba kuryamamo. Ubwo gikoni cyo hanze natekeragamo nicyo nagumagamo noneho nkinjira mu nzu ari uko bambwiye ngo basoje kurya ninze ndyamye. Nabaye aho ngaho nyine ntangira ubwo buzima ariko nkavuga nti nta kibazo kuva bazamo amafaranga narakoraga noneho urumva ako kazi nihirinzemo urumva nari n'umwana mutoya aho ndyamiye nkasinzira
nakangukaga bamennyeho amazi mu gitondo. Kubera icyo kiryamye wica akazi, uzi icyo waje gukora, amagambo mabi. Ariko nkavuga nti n'ubundi njye amagambo mabi narayamenyereye, mvuga ntacyo bimbwiye, nkomeza akazi. Noneho naje kuhahurira n'ikibazo noneho nabwo gikomeye. Urumva uwo musore yakoreraga mu rugo, yego, yabaga yazana nk'imiguru nka 80 y'amasogisi, akambwira ngo urayafura, numara kuyafura uyateke, wongere uyafure ubone kuyanika, kandi uraro yarangije. yakoraga iki uwo? yakoraga ibintu nyine byo gutanga amafilime kuri iyo aba muri urwo rugo ruko n'ubundi ubamo. Bari baramukoreye akantu gatoya mu rugo atereka mu mashini. Noneho ubwo haciyemo igihe nahakoze nk'ukwezi n'igice, atangira kujya ashaka kunyegereza, ankoraho nkamubwira se urambaza iki. Ubwo ngubwo mama yataha akamubwira ukuntu namusuzuguye, nshira isoni n'ibiki. Noneho ubwo uwo mukobwa noneho kunzana yari yaranyeretse ahantu akora, arambwira ati rero nibigenda gutya na gutya, uzaza ubwire zamu, ntuzakomange ngo winjire, utazanyirukanisha, uzaza ukomange ubwire zamu ko nshaka nzahita nza kukureba. Nibwo navuze nti rero ibi bintu nabyo ntago bizavamo, reka njye kureba Claudine mubwire yuko umuhungu hari mbona zamfata ku ngufu, ampita ikintu itahiri. Kuko urumva ko kwezi n'igice nta nubwo bigeze bampemba, bahoraga bambwira ko bazampemba. Naragenda mureba, arangije arambwira ati rero hari umushuti wanjye w'umusiramu tuziranye ufite restaurant Rwandex, ahura n'abantu benshi, ndamubaza yuko hari ahantu yaba azi bashaka umukozi, nzakubwira. Ndagenda nsubira mu rugo, ntangira gukora imirimo. Urumva uwo muhungu yaratangiye kujya ntoteza, ambwira nabi. Noneho rimwe mpishije ntetse amazi yo kunywa, twatekeraga kuri yambabura ndende bakunda gukoraho icyokezo. Yego. Kwa kuntu mba naniwe mfite ibitotsi, kuko naryamaga nko mu masaha 4 saa 5, abandi banaryamye, wenda nsigaye hanze ndi kwandurura, ndi guteka ayo mazi bo biryamiye. Sinzi ukuntu navuze ngo aho kugira ngo nze kuruha njya kuzimya imbabura, aya mazi ko abize uwayateruraho nkahita menamo make mu mbabura, ko naba nzimijirije rimwe n'imbabura, noneho nkahita njyana amazi mu nzu mpita ndyama. Nafashe amazi, urumva ari kubira, nteruje imyenda nambaye, mena mu mbabura. Nkimara kumena mu mbabura, bwa bushyuhe bwo mu makara bwose burazamuka, bwahise bunzamukiramo, mpita nirekuriraho ya safuriya. Noneho kubera ukuntu bambwiraga nabi, naravuze ni nimbabwira ko amazi yabo nyamennye, kuko bakundaga kuntuka ngo mfashe amakara ubusa. Noneho baranyica, nahise niruka njya kwihisha muri toilette. Ariko baba bumvise isafuriya yiberangura, baza biruka barampamagara, Tedi ndaceceka. Numva baritotombye ngo ubihe isafuriya ngo arayimennye, sinzi n'ibiki. Umutima urambwira ati guma muri toilette kuko none usohoka barakwica. Ubwo ngubwo nibwo nawe muhungu yasohotse, araza tonoma, yari umugabo, yari umusore munini w'ibigango ufite ijwi riniza ukuntu. Nibwo yambwiye ngo igaragaze ntarakwishakira. Ndasohoka, namaze gusohoka, urabona nk'uko nambaye ikanzu amazi amenetseho, kwa kundi natinze, nari namaze gututumba, noneho ikanzu yafatanye n'umubiri. Narasohotse kugira ngo iyo kanzu bayinkuremo, yonokanye n'umubiri. Bagira ubwoba, baravuga ngo buse ngo nukuvuga ntago bangiriye bimpuhwe byo kuvuga ngo barankunze, ahubwo bagize ubwoba, baravuga nk'ubuyobozi bumenye umwana ukuntu yahiye, tumukoresha n'imyaka yitageze, yakaba yari kwiga, turabigenza gute? Nibwo bamfashe baranyicaza mu ntebe, barambwira rero nubwo tukubwira nabi turagukunda, ntukagire ibintu duhisha, dore iyo uhita utubwira ko byagenze uko tuba twagupfubije. Uwo mukobwa wigaga kaminuza aragenda nzanira agatenge, arambwira ngo rero ujye ukenyera iki gitenge, ukizirikire hano inyuma, ugifate gutya kugira ngo kidakoraho, ubone uko ukora akazi. Nta nubwo bakujyanye kwa muganga? Yego, ndavuga murakoze. Nkajya nirirwa nambaye icyo gitenge, urumva iyo nunamaga narababaraga, ariko n'ubundi sinahagaritse akazi. Naje rero kugira, urumva sinari busohoka urupangu nambaye ubusa. Yego. Uwo mungu akajya ambwira none uteye isesemi sinanakuvugisha,
Oh. nyine nkomeza muri ubwo buzima. None wa mukobwa nibwo yaje kundeba kuko urumva byabayeho hari hashizeho iminsi mubwiye ko nshaka kuhava. Yaje kundeba aje kumbwira ko yamboneye akandi kazi. Aje asanga narahiye ariko maze koroherwaho gatoya, bari barampaye imiti yo kujya nsigaho bakajya bambwira ngo urabona ngo tutagukunda ngo ntituba twaguhaye imiti ngo ari abandi ngo bakugenza gutya na gutya. Nyine nanjye no kugira amarangamutima nkavuga nti nabaho ku mugani mbonye umuntu umbwira neza mbona ko ari abantu beza. Ubwo ntangira koroherwa. Claudine arambwira ati noneho wowe banza ukire, ntumara gukira nzagushakira kandi kazi. Nibwo namaze gukira, mbonye ko maze gukira mfite inkovu n'ijya ariko bitari grave. Ndangije nigira inama ndavuga nti rero aho kugira ngo njye mu kandi kazi ubu buzima ndabona bugoye, reka mpamagare mu rugo mbabwire ko nshaka kwitahira. Nibwo nagiye kuri ya tuvuga niri muri salo nkajya nkanda, pfa kuba narakandaga nkumva bijwigira, byarajwigiraga ngahita mvuga nti ubu byanga bikunda nima muri kunyumva. Nkakanda imibare, nabonaga imibare yiyandika nkumva ko ariko bahamagara. Noneho iyo bansubizaga ko iyo mibare nkizemo itabaho ngiye numvaga yuko barindiriye kumfata. Wa muntu yavuga rero nkahita nsuka amarira nkamubwira mama mbayeho nabi byagenze gutya ngiye nshaka kwitahira. Nkabanzi ko ibintu byose ndi kuvuga mama yabyumvise. Noneho nkategereza yuko wenda wa mukobwa azaza akambwira ati mama yarambwiye ngo kuko dutahe. Ugaheba. Ndavuga n'ubundi mama kuva kera yaranyangaga, n'ubundi n'abantu bose baranyanga. Ntangira nyine kwiheba numva ko mama yandakariye ko nagiye i Kigali, ariyo mpamvu mu telefone ntabe yavuga ati mwana wanjye itahire. Yego. Ntangira noneho kwishinza ku mutima ko mama yanyanze n'abantu banyanga, noneho se ubu ngiye kubaho gute. Rimwe na rimwe rero bajyaga bataha bantunguye cyangwa nk'uwo muhungu akaza akavuga ati Teddy ko ntamwumva mu byombo cyangwa gutya na gutya ari mu biki. Yanyumba akaza agasanga nicaye nk'ahantu ndi kurira, akambwira ngo uri kurira, nkahita mvuga aho ya ntabwo ndi kurira ni ukuri, nkihanagura nyine nkigira seriye. Agahita ambwira ajya gukora ibintu ibi n'ibi rero. Nyuma rero yaje kubwira mama waramubwira ati nyamara uyu mugiye uriya mukobwa arigunga akarira, uriya mukobwa banza afite ibikomere yazi yahurira hano mwabigenza gute. Nibwo bicaye barambwira ati se urumva ushaka gutaha? Ndavuga nti ngiye mbonye itike nakwitahira kuko nkumbuye mama. Barambwira ngo noneho muri iyi minsi tugiye gushaka amafaranga utega utahe tuzashaka undi mukozi. Ndishima ndabashimira. Uwo mumama ahita ambwira ngo ukuntu ngo nta discipline ngo ugira ngo ubwo se ngo ubwanutse mu biki, ngo byari ngombwa ko usakuza ngo dushimire. Bahita bambwira ngo sohoka ngo ugende ngo urebe, bari bamaze iminsi bavugurura igikoni cyo hanze, ngo ugende urebe ngo igikoni cyo hanze ngo ko bamanitsemo itara. Noneho ntago nari nzi ko ninkora ku rutsinga umuriro uri bumfate. Nge narasohotse mbona ntihaka, ncanye mbona ntihaka. Ndavuga nti rero nintamakinga ashobora kuri iryo tara ritarimo, nkagenda nkababwira ko ntaririmo, baza bamurika bakabona ririmo, noneho baranyica. Kugira ngo mbyemere nge naragenda gukora kuri soki ka kantu bacomekamo itara ngo ndebe ko nta tara ririmo. Nkikoraho umuriro warankubise, naniriye rimwe nikubita hasi. Naje kugarura ubwenge bari muri salo barimo bampungiza, ariko nyine nibuka yuko ari umuriro wankubise kuko nyikoraho numvise ari nk'umuntu wakubita nk'urushyira ukaguta ahandi hantu. Nibwo rero bahise bafata umwanzuro baravuga ngo twemeye kuguha amafaranga yawe ukava hano utazatugwaho. Bampaye amafaranga, urumva sinari mfite ubucakura bwo kuvuga ngo niba ku kwezi nkorera 7 reka ndebe indi minsi bangezemo arangaye. Bampaye amafaranga mpita njya kureba wa mukobwa arambwira ati rero nubundi bihuriranye nuko ari ahantu nabonye bashaka umukozi wo kurera abana Rwandex tugende nkujyaneyo. Mpita mubwira nti noneho urabona nshaka kujya mvugisha mu rugo kuva nabonye amafaranga, fata amafaranga wowe uzantu bagura telefone, uzangurire telefone, ungurire na simukadi, noneho uzabinzanira uhige na nimero z'abantu biwacu, urumva we yari afite telefone ku buryo nzajya mvugisha mu rugo. Ati cyane. Ubwo naragiye njya gutangira akazi, ngiye nsanga no mugore n'umugabo bafite abana 2, akana kamwe kari mu myaka 3 akandi gafite amezi 4. Uwo mumama arambaza ati se uzabasha kurera abana? Ndabana rwose ngiye nkunda abana nzashobora kubarera. Arambwira ati rero ndagutangiza 8,000 nimbona ukora akazi neza nzaguha 10,000. Ndamvuga nti wow, ntangiye kuzamuka mu ntera.
ubwo naragiye ntangira akazi, wa mukobwa amafaranga namuhaye ntabwo yigeze angurira telefone ngo ayinzanire, ahubwo nahise menya amakuru ko yahavuye yanigendeye atakiba muri Kigali. Ubwo urumva no nakizeye nawe agize gute arandiye. Ubwo nabaye kuwa mu mama akajya ambwira ati rero uzajya ukora akazi kose ko mu rugo ariko namenye abana, akansigira ko kabebe, urumva nagombaga kugaha amata nkamenya ngo boze bariye, ariko urumva itandukaniro we yari umumama mwiza, ntago yambwiraga ngo ibi nibi ngo ntubiryaho ngo ibi ngibi urabiryaho. Yabaga he? Urabona kwa Gitwaza ruguru y'umuhanda hari akabari bahitaga niba ari kwa Yohana. Yego. Kari akabari igipangu gikurikiyeho ruguru yaho. Yego. Ntangira akazi, umumama yari umwarimu, akajya byuka akagenda akansigira abana, yajya ataha mana nyagasani agasanga sinanduruye ameza, sinakoropye, nta n'isahane nogeje, niriwe nikinira n'abana gusa. Nabagaburiye pe kurya bahaza, ariko kumbwira ngo ndibwibuke kujya gukora kandi kazi ntabyo nibukaga. Muri make nari mbonye ahantu nishima, nikiniraga n'abana nkishima, akaza agasanga inzu nayiteruye nasakuje, umujinya ukamwica. Rimwe rero afata umwanzuro arambwira ati Teddy, abana pe urabashoboye. Nahageze uwo mwana mukuru atarya, umuha ibiryo akabijundika, ariko kubera ukuntu yanyisanzemo tukirirwa dukina yararyaga pe, umwana arabyibuha amera neza. Arambwira ati wenda nakakwihanganiye kuko ushoboye kwita ku bana, ariko se nzajya nta nkorope nteke kandi mfite umukozi. Rimwe rero afata umwanzuro wo kunyirukana, ubwo ndi kugenda mvunagura kuko inkuru yaba ndende. Afata umwanzuro wo kunyirukana. Icyo gihe narabaye umukire kuko narahageze ahita areba imyenda itamukwira arayimpa, mpita ngura cya gishashi bamwe bakita uko bashaka, abandi ngo ni bucyanduga, abandi sinzi uko bakita, kimwe kiba gifite imashini cy'igishashi. Urumva nari maze kugira imyenda nkajya mbikamo. Rero nibwo yasohoye icyo gishashi arambwira ati fata igishashi cyawe utahe, cyangwa hamagara umukobwa wakunzaniye, akazi kakunaniye, ntago nakwishingira ngo nuko ukunda abana, washobora ikintu kimwe se bibaho. Ubwo nibwo yakimpaye, ndasohoka abana barize, ndamubwira nti basi mama yimbabarira ngusabye imbabazi, basi niba unyirukanye umpe Mike mujyane. Arambwira ati se ndaguha Mike, ubundi wa mukobwa ugira ubwenge kandi ukaba ubizi ko arya kubera namugaburiye, ningenda nkamusiga noneho ntazongera kurya nzasanga yarananutse. Niba yararebye ubugoryi mfite hari akabona nyine simbikorana ubundi bugome, ahita ambwira ngo ngaho garura imyenda mu nzu. Arambwira ngo rero nubwo nkuba barengeye kugushakira ahandi haba akazi ko kurera abana ariko bagakoresha undi mukozi. Ndavuga ngo niba uzampa Mike nta kibazo nzajya kuhakora. Nagumye aho, haciyemo iminsi aranganiriza arambwira ati rero nabonye uri umwana mwiza, ntacyo ndakwemereye umenye abana, akandi kazi nzajya nkikorera cyangwa nshaka undi muntu uza gukora akazi kandi. Nubwo buryo nagiriwe umugisha, ntangira kubona umuntu nyitaho, amfata nk'abana be, niba azanye imbuto tukazisangira, niba yabaguriye imyenda nanjye akangurira imyenda. Ndagenda ndakura, noneho mvamo inkumi, ubwana burashira. Nahamaze amezi 6, arambwira ati rero ubu mama wawe yibaza nimba hari ikibazo wagize, kuva wibuka ahantu ubu kuntu hitwa, ngiye kujyana Nyabugogo nguho umushoferi, turandikaho ahantu waturutse, uwo mushoferi arajya agenda guhereza undi mushoferi amuhereze n'aka gapapuro, ugenda usure mu rugo, numara kubasura uzagaruke. Ariko muri iyo minsi yagiye ku kazi ati 10,000 muri saro. Ndangije ndabitoragura ndabibika, noneho kwa guhora nsamara nibagirwa no kumubwira ko amafaranga nayatoraguye. Noneho rimwe ari mu gitondo abyuka atera ibintu hejuru, arisaka mu isakoshi, arangije ndamubwiye se ko mbona wataye umutwe byagenze gute? Gusha ngo nataye 10,000 ngo kandi ntago byari ibyanjye. Ndamubwiye ngo niba nataye ku kazi ngo ntago mbizi. Ndavuga se wataye uyu munsi ngo ntago mbizi, niba nataye umunsi ngo yabaga mu isakoshi. Mpita mubwira napo noneho niba wowe wataye amafaranga y'uwo muntu, n'ubundi mfite 10,000 natoraguye muri saro, urumva bingana nayo mafaranga wataye, reka mbiguhe ugenda ubiha uwo muntu, ntago ari bumenye ko atari amafaranga ye wamugaruriye. Amafaranga ndayamuha nyine, aranshima arampobera, ashana ukuri urakoze, nese amafaranga atoraguye n'ayandi. Ndavuga ntago nza nyirayo wenda abona ari papa Mike wayataye, ahubwo mbabare ko nari naribagiye kuyaguha.
umunsi rero kujya kuntegera nibwo yambwiye atereye amafaranga ninjye wari wayataye ku bushake nagira ngo ndebe koko niba utigira ikigoryi nta wundi buca ku rufite none kubera ukuntu uri umwana mwiza agenda basure ariko uzagaruke. Bivuze ko ari umutego yari yaguteze. Yego. Naratashye rero yaranguriye utwenda twiza yaranguriye udukweto twiza mpingutse mu cyaro baravuga ati noneho ko ari mutababaye abakire umukobwa waramukijije yabaye umuzungu abantu bose barahura bakajya bavuga ati reka naguri yari Teddy wabyibushye kuriya ko yari umwana se yakuze gute. Ndagenda nyine mama nsaba imbabazi arambwira ati mwana wanjye nakubwiye amagambo mabi ntago ari uko nari inkwanze aho niho hatangiye nyine kujya nganiriza ubuzima yagiye acamo n'ukuntu twisanze tubayeho gutyo. Nihuse rero nagarutse i Kigali n'ubundi aho ngo kwa mama Mike arambwira ati rero mwana wanjye urabona ntago wazaguma mu kazi ko mu rugo kandi amafaranga yo mu kazi ko mu rugo ntago agwira. Ugiye kujya ukora amafaranga nyakubikire ndakongeje ngiye kuguha 10,000 none nujya gutaha nzayaguhera rimwe ugenda ushaka umwuga wiga. Ndamubwira nti hoya ngiye ngomba gusubira mu ishuri nkiga kubera yuko ubuse nzabaho ntazi Icyongereza nta rurimi nzi uretse gusoma no kwandika. Arambwira ati rero reba ukuntu ngana uzajya kwicarana n'abana batoya mu ishuri ngo ugiye kwiga. Yego. Nese igihembwe kimwe wize secondaire ubwo rero uzagenda utangire nko mu 5 primaire kugira ngo uzamuke neza urabona hari ibyo wibagiwe ntago byakunda. Nibwo yicerera ngira inama y'ukuntu nakwiga imyuga atangira kujya nsevingira amafaranga ntayampe. Nkaca mu kwezi akambwira ati 10 ryoherereza iwanyu bakugurira ihene mbese ambera umubyeyi. Nibwo byageze aho rero arambwira ati noneho wowe taha ugenda ushaka ahantu wiga imyuga numara kwiga uzaze ngufashe gushaka akazi. Ndataha njya kwiga ariko hagati aho mu gutango njye kwiga navuye aho kwa mama Mike mfite sheri. Navuga ngo sinari mukuru kuko nari nko mu myaka nka 18 17 gutyo. Noneho mama Mike akajya ambwira ati akanganiza akambwira ati rero mwana wanjye yuko ndanye n'umuhungu bigenda uko urumva nakuze ndi nyamwigendaho nta nshuti nagize. Primaire kumwe ngo abantu ngo bafunga inguni ntabyo nari nzi sinzi ko nari kubona n'umuntu wemera kuntereta. Ngewe nakuze umutima umbwira ngo nta muntu ubaho wagukunda ntago bibaho. Ubwo rero mama Mike arambwira ati reka wowe ugende ngo haye umuntu mukundana uzagenda umare kwiga uze mubana aguhindurira ubuzima. Uwo muntu yari umusirikari ubwo yazaga konsuraho ibintu byose urumva yabiganiraga na mabuja sinari nzi kuganira sinari nzi ngo bateretana gute gusa we yambwiraga ati ujye umuhamagara sheri urumva nabaye umusirimu natunze na telefone. Arambwira ati rero mbere yo kumanuka ngo ujye kwiga banza usure uyu muntu ku kazi umenya ahantu akorera noneho uzava kwiga uze mupanga ibintu byo kugira ngo ajye iwanyu mumenye n'ibiki abe yaguhindurira ubuzima dore n'umuntu ufite amafaranga. Urumva amafaranga y'akazi ko mu rugo nta n'ikintu nari kwiga ngo anyishyurire kirangire. Urumva uwo muntu niwe wari umbwiye ati wowe genda utangiza amafaranga ufite ibikoresho n'ibiki nzajya nkwishyura nta kibazo uzasoza tubana. Ubwo rero mwarahuye gute? N'uwo mama wari waraduhoje. Ubwo rero nagiye kumusura yakoreraga ibyumba kiriya kigo cy'ibyumba cya gisirikari. Ndagenda imodoka ingezayo urabizi ko hari arete ku marembo niho yaje kumfata bona ni n'umuntu ukomeye bagenda bamuterera amasari twinjira nta nirangamuntu n'ibikikunze akabambajije. Tugezeyo hari utuntu baba bafite tumeze nk'indake utuzu duto bagenda babamo akenshi bari n'udushitingi. Niho yanjyanye turicara ariko numva mfite ubwoba nyine nakuze uyu muntu yambwiraga ngo arankunda numvaga mufitiye ubwoba. Umvaga ari kugushuka? Yego numvaga bitabaho nyine naribazaga se n'uguta umuntu akunda undi ko muri iyi si umuntu agomba kwimenya akirwanaho uyu we yaba nkunze gute. Uwo muntu rero nawe ubwo twahavuye bitagenze neza ashaka kumfata ku ngufu. Mvuze induru abandi basirikari bari maho baravati se uyu muntu ko tubona ari n'umwana ashobora kuba ari igikuriro gusa afite ibintu ushaka gukora urumva ari byo.
ubwo ahita antegera, ariko mama akaba muriho na telefone, umukobwa wanjye bite, ntumutindane, ageze he, ibiki n'ibiki, arambwira ngo umbabarire ntubibwire mama Mike. Narateze ndataha, ngeze mu rugo mama Mike abona simeze neza, njya mu buriri. Ubwo urumva inshuti yo n'ubundi nahise nongera nsubira mu bihe byo kongera kwiyunga nayo. Nahise njya mu buriri ndarira, ntangira gutekereza se ubundi mama Mike we namwizeye gute, ni gute se ubundi yari kumbera umubyeyi, se ubundi umuntu w'umukire ndi umukene ni gute yankunda, ni gute yangirira impuhwe. Ariko nyuma nza kubimuganiriza ndamubwira nagiye bigenda gutya na gutya, ubu niwe wari wangambaniye. Afata uwo muntu aramutuka, aramubwira ati nari nakwizeye ntago nari nzi ko ari ukomeze. Aramubwira ati rwose nabikoze kugira ngo mugerageze ndebe ko nta burarazi, ntago nabikoze bivuye ku mutima. Ubwo naratashye, ngeze mu rugo mbwira mama nti rero ubu nje kwiga hanyuma kwiga imyuga, hanyuma namara kwiga imyuga nkazabona kubona gusubira mu kazi ko mu rugo cyangwa se nkashaka ubundi buzima. Cyane ko urumva nari namaze kugira umuntu muri Kigali, nsa nkaho nari mbonye famiye muri Kigali. Uko yarambwiraga ati isaha n'isaha waza nta kibazo, hano ni karibu. Ndagenda nshaka ahantu niga imyuga. Wize imyuga? Nize salon de coiffure. Ndagenda mbona ahantu hari umuntu ngo uri gufasha urubyiruko rwacikirisha amashuri kuba yabaca amafaranga make ariko bakiga. Nsanga hari ubudozi busanzwe, hari na buriya budozi bwo gukora imipira mu budodo, hari no kwiga ibyo gusuka. Rero kubera ko njye nakuze ndi umuntu wumva ukunda kuba ahantu hari abantu benshi, nubwo nta mahirwe nabigiriragamo, ndavuga ngo byanga bikunda ndiga ibya salo kuko no nzajya mpura n'abantu tukaganira. Niga ibya salo, twize nk'ibihembwe 2, uwo muntu aturya amafaranga nawe ahita agenda. Amaze kugenda urumva nta yindi solution, navugishije wa mama ndongera ngaruka i Kigali. Arambwira ati rero ntago natuma ushomera, reka nirukana umukozi mfite n'ubundi ugaruke mu kazi. Ndongera ngaruka mu kazi. Maze kugaruka mu kazi nibwo yatangiye kujya anyigishaho utuntu dukeya, nawe hari icyo yarabiziho, nkajya mfata nk'abantu nkabasuka ibintu nyine bidafite ishusho, ariko nkagerageza. Nyuma rero nibwo nongeye nsubira mu cyaro, noneho njya kuba nasoza ibyo kwiga imyuga. Maze gusoza ibyo kwiga imyuga mbona na certificate, nashoje kwiga imyuga 2013. Ndangije rero ndavuga reka ngaruke i Kigali wenda nzabona akazi, ariko n'ubundi naraje ngarutse i Kigali ntago nabonye akazi, n'ubundi nasubiye gukora akazi ko mu rugo. Rero ubuhamya bwanjye ni burebure. Ndumva wenda nasubikira ku kuntu nongeye nkasubira mu kazi ko mu rugo. Ndashaka kumva ukuntu watubwiye ko uri umumama w'abana 3. Yego. Umugabo noneho mwahuye gute kugira umwizero uvuge ngo noneho uyu muntu ibyo nanyuzemo byose byo kutizera abantu, reka bwa rimwe nizera uyu muntu? Ni ibintu byinshi naba nsimbutse. Ibibanza. Okay. Ukuntu naje gushaka umugabo rero, naje gukomeza nyine kuzerera mu tuzi two mu rugo. Hano nahabaye banyirukanye, hano nahabaye banyirukanye. Urumva na ya myuga nize nta kimariye. Bisa nkaho nyine ntacyo bimariye kuko ndabyize, nari nizeye ko ndibite mbona akazi ntako mbonye. Nibwo naje rimwe kongera gutaha njya kuba mu rugo, ndavuga nta mpamvu yo kujya mpora nzerera, reka niyakire njye kuba mu buzima navukiyemo. Kuko mama yarambwiraga ati ukeneye ko bazagutera inda ukanzanira ikinyendaro hano. Ya magambo akomeye nyine akomeza kwambwira, akanyambwira ati niba gutera inda ntuzarenge Nyabarongo, uzibwirize uyigemo. Nibwo nafashe umwanzuro ndavuga nti reka ntahe. Ndataha rero ngeze mu rugo guhinga birananira pe. Birananira mama akajya ntuka, ntacyo uzigezaho, ntacyo uzimarira, hapfuye abazima hasigara mwebwe, ubu se niba utabasha guhinga uzicira inshuro gute? Nabwo mbona biranze pe.
nibwo navuze rero reka nongere nshaka akazi, ngende nshaka akazi ndakabura. Aho nkabonye umuntu arambwira ati rero nakuboneye akazi k'ibihumbi 10, aho kugira ngo ugume mu cyaro waza ukagakora, noneho mwuko kugakora ukaba ushaka kandi kazi. Nibwo naje muri ako kazi nsanga ahantu hari abana 8, kubafurira, guteka, ni inzu bari bacyubaka batarashyiramo sima, kandi kwari ukujya kuvoma ahantu muri ruhurura, mbese byari hatari. Inje rero mpageze umukobwa wahabaga w'imfubyi wibanagara nyikundira arambwira ati se ko mbona ukuze udakwiye gukora akazi ko mu rugo, waje tukibanira, noneho ukajya ujya guhiga wenda ibiraka byo gufura, cyangwa wenda wabona n'umuntu guha make ya gusuka ukamusuka kugira ngo ibintu wize bitangire gukora, noneho ukava mu kazi ko mu rugo. Urumva nari maze kuba n'inkumi. Yego. Nubwo buryo navuye aho ngaho njya kubana n'uwo mukobwa, turabana, ariko tubana n'ubundi ngifite bya bikomere. Urumva nubwo nabanye na mama yikakambera umubyeyi, ariko ntago yigeza ambera inshuti yo kuba nahambukira ngo mene ikibyimba nagendanaga muri nge, aricyo cya bwa buzima naciyemo. Yego. Rero kwigunga bwo byarakomeje. Uwo mukobwa yari umufiyemeri, akajya mfata rimwe na rimwe nigunze ndikurira, ntago kurira byahagaze. Urumva n'ubundi nari nkiri muri bwa buzima bukakaye. Rimwe rero nibwo yicaye aranganiriza arambwira ati kubera iki ukunda kurira, kubera iki bimeze gutya na gutya. Ni kenshi nagiye ngerageza kwiyahura. Nahura n'umuntu nkamuganiza nkamubwira, ariko ko njya numva ngo umuntu ngo iyo yiyahuye akanywa ibinini baramuvura agakira, cyangwa iyo ugiye mu mugozi bakakubona utarapfa bagukuramo ukabaho. Buriya nta bintu bibaho umuntu yavangavanga ku buryo bita bimwica direct, ku buryo nta minota ibamo yo kuvuga ngo umuntu bamutabara. Ariko nyine ntibamenye impamvu icyo kiganiro mba nkizanye, kuko numvaga ngiye niyahura nzashaka ibintu biri buhite binyica ako kanya, noneho bwabo bari bugashira. Mbese kuko nabonaga ibintu byose byanze n'amahirwe y'umwuga nize nyabuze, natakaje icyizere burundu ko ubuzima navukiyemo byanga bikunda ngomba kuzabugumamo. Ndavuga ngo noneho mpfuye, kubabara byaba bishize, guhora ndushye byaba bishize, ya magambo mabi, kumva nta wankunda byaba bishize. Numvaga ari cyo gisubizo. Naje kubigerageza rero ntoba omo, bamfata ntarayinywa. Ninde rogo igitekerezo cyo gukoresha omo? Njyewe nakuze nishakira igisubizo. Hari ukuntu yikoramo omo iyo idafunguye. Rero naravuze byanga bikunda nintoba omo nyinshi, nkayinywa uku kuntu itwikana, iragera mu nda mpitemo. Njye niko nabitekerezaga. Omo bamfashe nkiri kuyitoba, ahita ambwira ati byanga bikunda wari ugiye kwiyahura, wari ugiye kwimaza iki, turashwana. Aranyirukana arambwira ati genda uzagwe iwanyu kugira ngo uzagwe hano nteze ikibazo muri Kigali. Ubwo urumva yahise anyirukana igitaraganya, ndataha. Ngeze mu rugo biranga, akajya amamagara akambwira umeze ute, nzakubabarira ugaruke ntibizongera. Ndamubwira n'ukuri ngarutse ntago nakongera. Nubwo buryo ngeye arangarura. Reka dusoreza aha, dukore part 1, tuzakore na part 2. Igice cya kabiri dukomeze tugire n'ukuntu wahuye n'umugabo, nimba mubana, ukuntu wabyaye abana, ukuntu waje, ese bya bintu wize by'imyuga byo bijyanye no gusukura cyabikora cyangwa warabiretse. Ibi byose reka tuzabirebe muri part ya kabiri cyangwa igice cya kabiri. N'abadukurikira ku Buhamya TV, ni mu dusaba ikiganiro cya kabiri cyangwa se igice cya kabiri cy'ubuhamya bw'umutumirwa wacu, n'ubundi tuzamugarura. Ariko nanone reka tukubwire ngo komeza ukomere kubera ko ubuzima uko byagenda kose ntabwo twese twabaho kimwe, kandi nanone hari ibibazo bibaho mu buzima kugira ngo bikugire umuntu ukomeye. Nta muntu wakomeye utaranyuze mu bintu bikomeye. Reka rero tugushimire kandi ukomeze kwihangana. Ubwo part 2 cyangwa se igice cya kabiri nacyo tugomba kugikora, kandi uko nkubona inyuma ndabona umeze neza. Uko biri biruta mbere. Uko bizagenda kose nkuru ndabizi kizarangira neza, kubera ko aho wavuye nekeza ko ari byo byari bigoye cyane kugeza aho ugeze uyu munsi. Numvishe ko inshuti yawe ari ukuntu ugenda uyisimbuza, bira hari impamvu wagiye bivuga kuriya. Ariko nanone abantu dukurikiye, nanjye numva ambwira ko yari afite inshuti imwe, nabanje gutekereza ko ari umuntu, ariko ambwiye amarira, hari byinshi nabyo byari bisobanuye. Hanyuma mu buzima bwose wanyuzemo, ubwo ari igice cya mbere, ntabwo nabura kukubaza ngo
uko wizera abantu, uko wizera abantu kugeza uyu munsi, birakorohera kwizera umuntu cyangwa se birakugora bitewe n'ibyo wagiye unyuramo nk'uko bitubwiye? Wafashe umwanzuro wo kumva ko wakizera umuntu utitaye ku byo yagukorera, cyangwa se n'ubu ntabwo ukizera umuntu? ni ukuvuga urumva mu buzima bwanjye nk'uko nabivuze nagiraga inshuti imwe ariyo Marira. Rero nta nshuti nigeze ngira yo kwizera, kubera yuko mu buzima bwose nagiye ncamo nagiye ngira inshuti hari ikinkurikiyeho. Hari nko ku ishuri nakubwiye ukuntu bampaga akato, ariko nakuze ndi umuntu wiyumvamo impano. Nakundaga gukina umupira w'amaguru, hahandi n'ikigo cyabaga cyantira muzaduhite dadukinire. Twakundaga gukina tukagera nko mu karere. Yego, ni icyo kintu, nako gace inshuti nagiraga nicyo yabaga inkundiye. Izindi inshuti nagiraga hari ukuntu ku ishuri bajyaga bababwira wenda ngo muhimbe inkuru mugire gute, nakundaga kuba nakwandika nk'inkuru tukayikinamo nka tiyatere. Yego, akaba ari nkanjye admin. Nicyo kintu bankundiraga, kuko iyo bavuga ngo dukore amagurupe barandwaniraga, dufate Teddy n'ubu uzabigenza gutya akatwereka uko tubikina uko turi bubigenze. Urumva ntabwo ari urukundo bangiriraga rwo kuvuga ngo ruvuye ku mutima, nicyo babaga bankurikiyeho. Na n'iyi saha rero umuntu wambwira ngo turi inshuti byanga bikunda yaba afite impamvu aje kuba inshuti kuri njye. Yego, wari uvuga inshuti zose wagiye uhura nazo nuko zazifite icyo gukurikiranyeho cyane. Reka rero tugushimire, kandi twizere ko igice cya kabiri nacyo kizaza, kandi n'ubuhamya duhaye hari amasomo menshi cyane abadukurikiye bagiye bungukiramo cyangwa se bagiye bavanamo. Ubuzima bwose umuntu yanyuramo ntabwo bivuze ko ari iherezo ry'ubuzima bwe, kandi umuntu ushaka kwiyahura, iyi TV cyangwa se Ubuhamya TV ndabizi ko tuzagenda twumvaho ubuhamya bwinshi bw'abantu batandukanye, bizatuma ugenda wumva ko bya bindi we wanyuzemo wumva ko bikomeye ushobora gusanga ari bito ugereranyije n'ibyo abandi banyuzemo. Reka tugushimire. Ikintu navuga, umuntu uzareba iyo nkuru uri guca mu buzima nk'ubwo naciyemo, ubabaye aka kanya, udafite uwamufata amaboko cyangwa ngo abwire ibibazo afite, ntabwo igisubizo ari ukwiyahura. Ahubwo icya mbere we ubwe niyigirira icyizere, yumve ko ashoboye. Burya umuntu akiriho ubuzima nicyo gishoro. Nahangane avuge ngo nkiriho ntaho ntagera. Yego, urakoze cyane. Reka tunashimire namwe mwamudukurikiye ku Buhamya TV. Kora subscribe, sharing, hanyuma dukomeze tukugezeho ibiganiro umunsi ku wundi. Imana ibarinde.